ino ndebe niwe wahamagaye Sabe aza kumureba kwa mukuru udahari. Urumva bari bafitanye gahunda barazanye ahubwo. Bari bafitanye deal. Barazanye kubera barazanye. Neze ko ataba hariya. Urumva niba baramusigiye urufunguzo atarabifite muri gahunda. Yari afite gahunda n'ubundi. Umuntu bivugwa ko yitwa John utuyemo hano waba ari we wakamiye. Kuva ibi bintu byaba uheruka kumubona. Oya. Simperuka kumubona. John ariko wari usanzwe umuzi. N'umupanga yabagamo hari n'udu service ubwo wamukoreraga mu buzima busanzwe. Namukoreraga ariko kuko baza kunywera hariya. Twari tuziranye. Ari muziranye abaturanyi. Ariko kuva ibi byaba wambwiye ko utigeze. Simuheruka pe sinarinzi yuko ari nayo mpamvu yagiye ahari. Nyuma oya ataranagira umunsi utararenga nk'izi saha yarakuvugishije bose yahise amamagara kandi bari kumwe Gisenyi. Ibonye imodoka ya Benz ishaje amukorera utuntu twibanze abonye akomeje gutaka nibwo bahise bamujyana hari akuntu. Ese we nk'umuntu wamurebaga wabonaga ahantu ataka cyane ari ahaye ni mwivi niho yakubisa hano. Urumva iyo adakubita ivi hano yari kwigendera agasimbuka akagwa hano kano gahanda karakomeza ruguru kagahura na kaburimbo ya yindi iva mu karompo hari hano bundi ijya mu biryo naho yari yasize imodoka. Kunzi ba IM Media TV rero mwabibonye yuko twagiye ku Ruyenzi kwa Sabe iwe mu rugo mu baturanyi kureba ese ni muntu ki muri karitsiye bamufata bate. Kano kanya rero ntago turi batindire turi mu mudugudu wa Rugunga akagari ka Kiyovu hanyuma umurenge ni Nyarugenge. Abantu bazi uyu muhanda uva hano mu Rugunga kuri Cercle Sportif muri Kakarompo ku muhanda ujya usubira kuri RDK n'undi uzi Nyamirambo ugitangira neza uwo w'Inyamirambo hari ahantu hano rwose hafi nahabonye akantu k'akabari k'ibyapa bya Primus by'ubururu bahita ngo kwa Korode ngirango. Oya ni hepfo ukarako hepfo ni kwatewe. Kwatewe. Aha ubwo navuga kwa Korode ni hano. Aha uyu mujene mubona ni umukozi wa Korode ariko banza utangira utwibwire. Nitwa Deo. Vuga cyane. Nitwa Deo. Ngende mucomo. Uri mucomo. Muri aka kabari kwa Korode twabonyana. Ariko numvishe ko ngo na Korode ari we nyiraya mazu yose. Ni we nyiraya mazu. Iki gipangu ni iki cyabereyemo bira byose n'amazu ye yose. Hanyuma ndagira ngo umbwire story munabonye munaturanye n'umutu. Hanyuma rero nkuko twabivugaga hano turi aho saga ya Murungi Sabe umunyamakuru wa Isimbi uzwi cyane yabereye. Twa tumaze kuhavuga aho ariho wari ukigira utaya amazu yose nayo muntu umwe witwa Korode ari we boss wawe. Umukorera iki? Uri mucomo afite akabari. Nakabonye hano ubwo uraza no kunyakira nguriremo kamwe kanafatanye n'umudugudu wa Rugunga. Okay. Hanyuma rero murabibona iyo umanutse hano Didi araza kugenda bibereka ni mu muhanda hagati harimo akantu k'agapando kava kuri bipangu kajya mu muhanda hagati. Hanyuma ibi bintu ubundi byabaye ryari niba wibuka neza? Ariko buriya siku hari ku cyumweru byari kuwa mbere. Hari kuwa mbere mu gitondo mu masangaye nka saa 4 saa 3 nka saa 4 saa 3. Ubundi aho wari uri wambwiye ko wari wibereye hari nari ndi mu kazi. Wabimenye ute byagenze bite? Rwaserera abantu bari gusakuza mpagara hariya ndarunguruka mbona n'abantu ngira ngo n'umuntu uguye bisanzwe bateruye. Yego. Ariko nyuma mbegereye bambwira ko yaravuyemo bambwira ko yaravuyemo hano mu gipangu yasimbukiye hano kuri uru rukuta mw'imbere harimo ikintu cy'umugunguzi. Iyo urimo imbere ubona ushobora no guhagarara ukareba hano gutya. Ubwo we yagize ngo yaramanutse akubita ivi hano. Yaramanutse ku biti ivi hariya ahita yikubita hasi hano rero. Ubwo ahita avunika. Abamwirukankanaga n'ubundi bari bamubonye
abamwirukankanaga ubwo ni abamufotoraga ni abarimo imbere n'ubundi mu gipangu batuyemo imbere. Muraza kutwihanganira abakunzi ba IM Media TV. Imbere ntago bishoboka, nabonye igipangu gifunze, niba ari briefing batanze ntago yemera yuko umuntu ajyamo. Nta muntu wemera kujyamo, ariko ni nyuma ya bira byabaye. Uyu hari gundi haba hafunguye, ariko kuva bira byaba bahise bahafunga ku mugoroba, bafungura iyo ngiye gufatamo amazi. Hanyuma umuntu bivugwa ko yitwa John utuyemo hano waba ari we wakamiye, kuva ibi bintu byaba uheruka kumubona? Oya, simperuka kumubona. John ariko wari usanzwe umuzi? Ni umupanga yabagamo hari n'uduserivisi ubwo wamukoreraga mu buzima busanzwe? Ntatwo namukoreraga, ariko kuko baza kunywera hariya twari tuziranye, ari muziranye abaturanyi. Ariko kuva ibi byaba wambwiye ko utigeze? Simuheruka pe, sinari nzi yuko ari nayo mpamvu yagiye ahari. Murabyumva neza ko umuntu witwa John wanatanze ikiganiro ahantu henshi agaragaza ko ari we wafotoye Murungi Sabe kuva mu nzu hano, ariko ubundi Murungi Sabe yari yaje kwande umuntu bavuga kwa Germaine. Germaine ahura ate n'umuntu witwa Ngwino Ndebe? Ni mukuru. Germaine ni mukuru wa uwo mukobwa. So ubwo bivuze ngo Germaine ntiyari ahari, yari yaragiye, ariko kuba amakuru y'abaturage ugomba kuba uyazi. Yari ari ku Gisenyi n'abana yari asohokanye abana be. Urufunguzo rero yari usigiye uwo mukobwa muri umuna we. Arusigiye muri umuna we. Komeza ntacyo, komeza. Arusigiye muri umuna we gahunda. Iyo gahunda ni iyo ngiyo. Nuko urumva byaje kurabura, bakaza ahantu hari abantu b'amaniga babazi n'agaciro kabo. Yego. Nuko byagenze. Noneho bavuze ngo yari John nande? Oya, John urebye abantu hano mu gipangu bose babagamo bahise basohoka, baza guterura uwo muti. Ubundi habamo abantu bangahe? Ni benshi, harimo inzu nyinshi. Zirimo abantu b'abasore bikodeshereza babapanga ibisanzwe. Umugore ubamo ni Germaine wenyine. Germaine wafite umugabo? Oya, nawe nta mugabo afite. Yibanira n'abana be bangahe? Abenshi bagiye ku ishuri ubu ngubu, ariko bari abakobwa batatu. Abakobwa batatu. So ubwo Germaine asigiye urufunguzo murumuna we ari we Mpinga Nzima, Ngwino Ndebe. Nkunda kubitiranya ko barumuna be ni impanga ebyiri, umwe abinyamata niko numvise. Hanyuma Ngwino Ndebe niwe wahamagaye Sabe aza kumureba kwa mukuru udahari. Urumva bari bafitanye gahunda, barazanye ahubwo. Bari bafitanye deal. Barazanye kubera barazanye. Mweze ko ataba hariya. Urumva niba baramusigiye urufunguzo atarabifite muri gahunda. Yari afite gahunda n'ubundi. None se nk'umuntu ukurikirana amakuru y'iki gipangu, kuko ahantu ukorera hararebana neza na hano ku gipangu, nkeka ko muvoma nyinshi z'igipangu buzireba. Hari mu gipangu nkoreramo ibintu byinshi kwa bosi. Yego. Mbese igipangu babamo gifatanye n'icya bosi ari we Korode. Ukunda kuba urimo rero. Ni ubwa mbere wari ubonye uriya mukobwa? Hari ibyo ujya ubafasha? Njya gutekayo ku manywa, ku mugoroba, ibintu byabo byose ndabizi. Uri umuntu ufite amakuru yabo y'indani kabisa. Hanyuma ni ubwa mbere wari ubonye uriya murumuna we ahaza cyane azanye n'umuntu w'igitsina gabo utari Sabe? Oya, ni ubwa mbere nari mubonye. Ni ubwa mbere. Cyangwa se haba n'ubundi yaje, urumva n'ubumenye bibereye mu kazi kawe. Ubundi yaje mu ibanga. Asundi wa mugani iyo bitasakuza. Sinari kumenya ngo hari umuntu wagiye. Kigali ni hatari kabisa. Hanyuma ibyo birabaye, Murungi Sabe aguye hano aravunitse. Mbundi mwe mwabimenye gute ko ari Sabe? Ntago ntari mbizi, ntago nari muzi. N'abari baraha ntago bari baraha. Abenshi bamuteruye ari ubufasha. Abari bamuzi n'abamufotoye nyine bashakaga iyo foto. Bashakaga ayo makuru. Bumva bo bari bamuzi, bari bafite n'ibyo bari gukina, bafite impamvu. Twebwe twari tuzi ko ari umuntu usanzwe. Ahubwo urumva nyine wamufotoye niwe wari umufite neza, ageze n'Imana yikubita hasi. Baramubonye. Ese bro, ubona umuntu witwa John
gufata ari amashusho ya Sabe n'amafoto, ubwo amashusho ajyana n'amafoto, yamenye ko umugore bari kumwe atari uwe, bari babizi, bari babiteguye. Buriya bakimubona bahise bavuga ati tubonye amafaranga. Urumva ntago wajya gupfa gufata umuntu ifoto uravuze uti bahise bavuga bati tubonye, urumva atari byo batekereje, tubonye amafaranga. Ubundi se siko byagenze, urareba aho bigeze nyine atariho byaganisha n'ubucuruzi. Abanyamakuru mumaze kuva hano muri bene turi benshi, ariko nizere si we wa mbere dukoranye ikiganiro. Nta muntu nari narahaye kino kiganiro, nabwo nuko naraye nshwanye na boss, abibonye yuko ari nanayatanze. Oya, ariko amakuru apfa kuba ari ibintu wabonye, kandi umuntu ukorera hano uhora muri iki gipangu bafasha niwe utekera mukuru wa Ngwino Ndebe Germaine utari uhari icyo gihe biba. Hanyuma warabimenye ko yabimenye ko byabaye nyuma ejo, oya ataranagira umunsi utararenga nk'izi saha yarakuvugishije, bose yahise amamagara, kandi bari kumwe Igisenyi, bari barajyanye n'abana bose kurya ubuzima, kurya yabo. None se boss ni umugabo wa Germaine? Ntago ari umugabo, bari barisohokeye bisanzwe. Okay, ako nako turakumvise. Hanyuma hano hari iyihe situation cyangwa wabibona gute mu gihe abantu bamaze kumenya? Hano ku mudugudu hari habaye igikoni cy'inuza gutekera abana. Gutekera abana indyo yuzuye n'iki. Umujyanama w'ubuzima niwe wahise baterura Sabe, mujyana hara ku modoka irimo hariya mu gipangu, hariya kwa boss wawe kwa Claude. Nayibonye imodoka ya Benz ishaje, amukorera utuntu twibanze. Abonye akomeje gutaka, nibwo bahise bamujyana hariya ku ntuza. Ese we nk'umuntu wamurebaga wabonaga ahantu ataka cyane ari ahahe? Ni mwivi niho yakubisa hano. Urumva iyo adakubita ivi hano yari kwigendera, agasimbuka akagwa hano, kano gahanda karakomeza ruguru kagahura na kaburimbo, ya yindi iva mu karompo hariya n'ubundi ijya mu biryo. Naho yari yasize imodoka, niho yari yasize imodoka hariya ku rusengero rw'abadeni. Ni hatari brother. Urakoze cyane kabisa, uduhaye amakuru. Ngira ngo bakunzi ba IM Media TV murabibona, twabagereye iwe kwa Sabe muri quartier ku Ruyenzi, Runda na Gihara. Hano turi naho ibintu byabereye nyirizina, murabibona bya byatsi yafataga aryamye hano amaze gukubita TV. Aha hano ukuntu hateye, ukuntu uyu musore yahatubwiye, urebeyemo imbere harimo umugunguzi ushyika hejuru ku buryo ushobora guhagarara ukareba hariya, ariko hano ni harehare, n'urukuta ubona rufite metero zitari muri nsi y'ebyiri n'igice cyangwa eshatu ndabona zagera n'eshatu zagera. Murumva ko ni n'ahantu habi yahuye n'iyi betira. Aha niho yakubise ivi aravunika. Ibyakurikiye saga zakurikiye murazizi. Icyo tuba dushaka no kubagira kuri tele tugahura n'umujene nk'uyu, byabaye areba atari bya bindi mwumva umuntu aza ngo akanariza sometimes n'ibyabaye adahari. Tunagushimira cyane muvande. Nta kibazo. Hanyuma ikindi twabibutsa nuko nyuma y'uko ibi bintu byabaye, iki gipangu cyari igipangu nyabagendwa, nakugikahoraga gafunguye kuko habamo abapangayi benshi nk'uko yabitubwiye, ariko ibyamo imbere ntimubitubaze kuko briefing ihari harakinze. Nabonye hameze nk'harimo n'umuzamu. Oya, nta muzamu urimo, ariko briefing nuko hakinze, nta muntu wemerewe kwinjira. Bose yatashye nimugoroba, avuye hano ku kazi arahakinga. Kuva ariko byaba siko byari bisanzwe. Ubwo impamvu tubaza bari kugira ngo namwe mwikuremo ibisubizo byanyu. Hanyuma umuntu witwa John mwabonye wa trendinze cyane kuri Yago TV show, avuga ko ari we wamufoto, kandi koko afite n'ibihamya by'uko ari we wamufotoye ko na Sabe yiruka niwe yahungaga abamo hano. Ariko mind this mugishyire mu mutwe, kuva ibi bintu byaba yafotora ntaragaruka. Urakoze cyane. Igire mu kazi natwereka tubasezere gutyo. Hanyuma ibindi byose nababwiye muragenda mubibona muri video, ku mudugudu, ku muhanda hose aho byabereye. Nahangaha iri ni ryabuye yaguyeho yakubiseho ivi
ibi ni bya byatsi yari afashe, iyi ni ya rigori yari aryamye. Abantu bavuga ngo yaguye muri rigori, ntabwo yigeze agwa muri rigori ko ahantu harafunganye murabibona, ahubwo icyabaye yikanze umugunguzi uri hari ushika hejuru agira ngo no hasi niko hameze inyuma, ariko inyuma ni harehare, arasimbuka ku biti ivi hano, niryo ryatumye ivi rivunika ananirwa kugenda, aryama hano, ari naho bamukuye bajya kwa muganga. Reka twongere mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.